What's up guys, ni wa musore wanyu Andy Macupa ngarukanye n'inkuru ishyushye cyane. Murabibona Miss Josiane, uyu mukobwa wanyu rero nkuko mubibona ni inkuru iryoshye, aho umukobwa wacu ndetse wanyu Miss Josiane mwise neza yamaze kwambikwa impeta n'umusore umukunda. Bamaze igihe bakundana, murabibona. Uyu mukobwa rero akaba batabyibuka yarabaye Miss Popularity 2019. Uyu mukobwa akaba yaragaragaje ubudasa, ahanini duhereye ku kuba yaravuye mu cyaro, abenshi batamuha amahirwe, avuye mu cyaro ndetse akanamamazwa n'ikintu gikomeye cyane ko kubera ko kuva mu cyaro yabashije gusitara aje muri Miss Rwanda, aje kwiyandikisha yenda gucika amano. Ariko ibyo byose byamuhaye umugisha, ntago byamubereye umwaku. Umukobwa abasha gutambuka, umukobwa abasha kuba Miss Popularity. None inkuru iryoshye itugeraho iravuga ko Miss Josiane yambitswe impeta n'umusore mumbabarire n'umusore bamaze igihe bakundana. Uyu musore rero akaba yitwa Christian. Mu byo yamuhaye rero, of course yamuhaye impeta, amuhereza n'urufunguzo muri bubone muri video iri buze mu kanya, aho yamuhaye urufunguzo rwose rw'inzu, apana rw'imodoka n'ibiki, rw'inzu rumereka ko umusore abirimo neza. Ni inkuru ishimishije rero yatugezeho mu masaha nk'atanu ashize, aho ibi birori rwose byarakataraboneka. Yashyigikiwe n'inshuti ze Josiane, n'umusore nawe agashyigikirwa n'inshuti ze, aho yakoraga igikorwa gikomeye cyane cyo kwambika umukobwa wacu. Aha nimvuga umukobwa wacu muranyumva, kuko kuba Miss Popularity biba bishatse kuvuga ko uwo mukobwa akunzwe n'abantu benshi mu gihugu. Niba utamukunda, ndabizi mwese muramukunda. Miss Josiane akaba yaragiye agaragaza ubudasa mu kuba ndetse ari we mukobwa wagaragazaga ko agifite umuco nyarwanda. Ngira ngo muranabibona byose. Hari ibintu byinshi mushobora kubona mugendeye kuri video, mukabona neza ko Miss Josiane afite ubudasa mu byo akora, afite wa muco wa kinyarwanda wa kera, agifite indangagaciro. Muranomubona muri ngira ngo yaza kuba ari undi mukobwa, aka gakanzu keza kari made in Rwanda. Ngira ngo ntago yari kuba yakambaye, ariko Miss Josiane yavuze ati ndakambara, cyane cyane ko ibi bintu byose byabaye ku isabukuru y'imyaka ye y'amavuko, imyaka tutarabasha kumenya. So igihari rero nuko uyu mukobwa abashije guhiga benshi mu ba Miss bamwe tuzi rwose. Ushobora kubaza tese ubundi bimeze bite, uzahashinga urugo ryari, akaruca akarumira, kubera yuko nta musore n'umwe uramwegera ngo amubwire ati uhaye impeta Miss. Uyu mukobwa rero akaba abashije kuruta abantu benshi. Nimvuga benshi byumve, kubera ko hari bamwe rwose tugenda tunumva kumva ngo barabyaye badakoze ubukwe, barabyaye batarushinze. Nubwo kwambika impeta bitavuze ubukwe, ariko aka ni akantu gakomeye muri Miss Rwanda. Navuga ngo Miss Rwanda vraiment ni ibintu byiza. Twanashishikariza abandi mujye mugenda mu buryo busobanutse. Uramubona Josiane rwose hobera Christian, ngira ngo mwabibonye yashakaga no kumusoma, ariko nyine ya masoni ya Josiane
ntiyabuze nk'umukobwa wo mu Rwanda rwose w'umunyarwanda ufite indangagaciro za kinyarwanda, ngira ngo muranabibona uburyo yambaye, ntago yiyambitse ubusa. Uyu mukobwa rero akaba akomeje kwerekana ubudasa cyane cyane mu kuba rwose agize gutya umukunzi we akamwambika impeta bose babireba. So mu kanya rero turasoma inkuru iri kuri inyarwanda.com. ngira ngo ibitangazamakuru byose byagiye bibyandika kubera ko iyi nkuru irashimishije, inyuza amatwi kubera ko kuba Miss Popularity bifite icyo bivuze. So Miss Josiane yabaye Miss Popularity, bishatse kuvuga ngo twese abanyarwanda benshi twari twamushyigikiye. So icyo bivuze rero n'inkuru ze nta kuntu tutaziryoherwa, cyane ko iyo ari intambwe ikomeye umukobwa wanyu rwose Miss Josiane. Wow, navuga ni congratulations Miss Josiane, Andi Macupa aguhaye congratulations. So reka rero twikomereze mu kanya. Nababwiraga turasoma inkuru yo ku nyarwanda.com, ngira ngo murabibona n'abana bato bari bahari bamuha amashyi bati congratulations Miss Josiane. Ibi birori rero bikaba byari mu bintu biteguwe neza cyane ko hari ku isabukuru ye y'amavuko. Umusore Christian aravuga ati Miss Josiane, naragukunze, tumaze igihe dukundana, reka nkwambike impeta. Ibi bintu ni byiza cyane rwose. So twagiye rero ku Nyarwanda. Inkuru iravuga ati Miss Mwiseneza Josiane yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bamaze imyaka 2 bakundana. Imyaka 2 ni myinshi. Mwiseneza Josiane wegukanye ikamba ry'umukobwa ukunzwe Miss Popularity mu irushanwa rya Miss 2019 yambitswe impeta y'urukundo n'umusore witwa Tuyishimire Christian uzwi nka Fera. Mumbabare ni Fera, bamaze imyaka 2 bakundana. Ni mu birori rero byari byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Kanama 2020, bibera mu karere ka Musanze kuri Fatima Hotel. Byahuriranye no kwizihiza isabukuru y'amavuko y'uyu mukobwa. Uyu musore wambitswe impeta Josiane rero akaba bari basanzwe bakundana bamara imyaka 2. So ni ikintu cyiza cyane. Miss Josiane barakwereka nyine yasomana n'umukunzi, ariko nibyo uyu muntu ari umukunzi wawe, ari umukunzi wawe. So mu irushanwa rero ry'umwaka ushize Miss Josiane yashyigikiwe n'abantu b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze, aho murabizi bamwe bagiye banamwemerera impano, amafaranga, imodoka. Mbese ni umuntu wagiye aramamara, abantu baramukunda, atari kuvuga ngo kwamamara biraho by'amafuti, ariko abantu bamukundiye mbere na mbere icyizere yigiriye, bamukundira imvune yagize aza kwiyandikisha, bamukundira uwo muhate yagize wo kuvuga ati nanjye ndiyumvamo ko nahagarara nemye nka representa cyangwa se nkahagararira abakobwa b'u Rwanda, nkerekana indangagaciro z'umunyarwandakazi uko yakabaye ameze. So uyu mukobwa rero ni byinshi byiza byo kumushima, kubera ko ari mu bakobwa bitinyutse bava mu cyaro. Ngira ngo Miss Rwanda murayiza, benshi usanga bibera mu mujyi bakiyandikisha mu ntara. So uyu mukobwa yaravuze ati ntuye mu ntara, ni naho ngomba kuva, niho ngomba kuva nkiyandikisha, nkerekana icyo nshoboye, nkahereza kuraje abandi bakobwa bo mu cyaro, nkabereka ko nabo bagera ku kintu gikomeye. Iki kintu rero abenshi wenda bagikunze batanakiza, ariko gifite ibintu byinshi gisobanuye. Ibi bintu kuba yarabashije kugera muri Miss Rwanda byatinyuye abakobwa benshi bo mu cyaro, baba bitinya bavuga bati no bo mu cyaro ntago naba Miss, ndo mu cyaro ntago nasa neza. Ngira ngo muramubona Josiane arakeye bien. Kimwe mu byo Miss Rwanda ikorera abakobwa bayatendinze, babitekerejeho, bafite umwanya wabo. So ibi bintu rero ni byiza cyane,
ngira ngo murabona amafoto ku Nyarwanda, umusore rwose Christian ateye ifiti. Miss Josiane ni wowe nshaka nta wundi, ni wowe nshaka. So inshuti ze murazibona rero, ngira ngo na hano hari urufunguzo rw'inzu yahawe, ikintu gikomeye cyane yahawe na Christian. Uburyo hatatse murabibona, so, ni ibintu byiza cyane. Twavuga tuti Miss Josiane ni ukuri uri great. Ibi bintu ni byiza cyane, no kuba mwabashije gutumira abanyamakuru nkatwe mukabitwereka, mukabyereka isi yose, kubera ko Miss Josiane ngira ngo Miss Popularity twabigarutseho ko igihugu cyose kiba cyakwishimiye. Ni na ngombwa rero ko ibirori byawe nyine ubyerekana, abantu bakishima, cyane cyane ko nyine uba warabakoze ku mutima. So ibi bintu rero birasobanura iki? Ibi bintu nabyo birasobanura ko abanyampinga bacu bajya bakora ibirori nk'ibi bakabihisha. Mujye mubishyira hanze tubimenye, mujye mubishyira hanze tubimenye, tubashe kubashyigikira, twishime cyane ko tuba twaranabashyigikiye mwiyamamaza mutorwa. So tuba dushaka rero kwishimana namwe, ntabwo kubashyigikira ari ukugira ngo mufate amafaranga mwigendere. Kubashyigikira nuko tuba twababonyemo ubushobozi, tukavuga tuti reka twishimane namwe tubageze ku byiza. So Miss Josiane navuga ni congratulations. So tubibutsa subscribe, share and like to Uwapati TV. Uwapati TV ibagezaho amakuru ashyushye, acyatuye abagera mu matwi, ingoma z'amatwi zikivuga ugahita wumva amakuru aryoshye. So ibi rero nanone bigasobanura ko nyamuneka ba meya bo mu ntara, abagavana bo mu ntara, ngira ngo ni ba gavana, ntabwo ari ba meya n'ab'akarere, nyamuneka mutinyura abakobwa bo mu cyaro, mubumvishe ko nabo ba contesting cyangwa se batanga kandidatire muri Miss Rwanda, bakaba bahagararira u Rwanda neza, bakaba cyane cyane ko buriya nibo bantu baba bagifite umuco wa gakondo. Murabizi abanyamujyi bya gutyo ukumva abanyamujyi batwawe na Rihanna, batwawe na ba Beyonce, batwawe n'imyambarire ya Lady Gaga, batwawe na Kim Kardashian. So nkibaza ukuntu umuntu watwaye na Kim Kardashian azarepresenta cyangwa se azahagararira umunyarwandakazi aho ari hose mu gihugu. Dufite abanyarwandakazi batuye mu ntara benshi, dufite abanyarwandakazi kandi beza, urumva. So iki rero kiratuma tunabwira ba gavana b'intara, please mutinyura abakobwa banyu, bagire ishyaka ryo gutanga kandidatire muri Miss Rwanda. Tubona abakobwa b'umwimerere nk'aba. Ibi rero bikanavuga ko ntago turi kwibasira abakobwa bo mu mijyi, nabo ni abanyarwandakazi, ni beza, turabizi. Ariko u Rwanda ntago ari umujyi gusa, u Rwanda ni intara zirugize, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Dukeneye abo bakobwa bose kwigaragaza. So navuga rero congratulations Miss Josiane, congratulations Christian, twishime. So congratulations to your love, mukomeze mukundane, mutwereke ibyiza. So naha dusoreje rero iyi nkuru yari iryoshye cyane, mukomeze muyirebe ku bitangazamakuru. Don't forget to subscribe please. wakunze ukuzi neza, wenda ibyiza biyabye cyane, uko matanye ingabiye zigukundisha isi n'ijuru, bituma nkuratanya